gashimira ababikora kuko hari umusaruro bigenda bitanga kandi message ndazibona Bwana sivwe sana. Hanyuma uzange kubikora hanyuma umunsi napfuye uposting ifoto ngo yapfuye. Bibaho se? Bibaho. Asanganye imitima y'abase n'iy'abana n'abatumvira Imana. Azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi ngo ategure ubwoko bw'abatunganirijwe umwami Imana. Zakariya abazanira ati isengesho n'ibyiyumviro by'umuntu wakananijwe n'ikigeragezo runaka nibaza kujombamo icyuma biba byararangiye ibikomere byari kuva rimwe bikarangira tuvuge ngo nani mumbabarire nta kibazo komeza ubyita kubyita ariko reka mbabwire nta gisebe kidakira. Hano kuri kamera za Kidasamara TV Rwanda tuhafite abapasiteri batatu, aho bamwe bavuga yuko bano bapasiteri bavugisha ukuri, abandi bakavuga yuko bano bapasiteri bavuga ibinyoma. Nabageneye ubutumwa buvuga gutya: kunda mugenzi wawe nkuko wikunda. Ese koko isengero zabaye nka business? Nibyo tugiye kurebera hamwe. Hano tuhafite abapasiteri batatu, buri mupasiteri wese arabwiriza, undi abwirize, undi abwirize. Muraza kumbwira nimba koko bano bapasiteri bavuga ukuri cyangwa batavuga ukuri. Ibi ngibi nibyo nabageneye kugira ngo duce impaka kwa bano bapasiteri bamaze iminsi bavurwa ku nkoranyambaga yuko ndetse ibyo bavuga ari ibihuha, ari business bashinze mu rusengero. Mureke dutangire. Uw'Imana nawe ukagira uruhare mu bwami bw'Imana. Ko bidasaba ibintu biremereye. Murumva bisaba ibintu biremereye. Haleluya. Niba niba no kuvuga ijambo ry'Imana ukapostinga, ahubwo gashimira ababikora kuko hari umusaruro bigenda bitanga kandi message ndazibona. Bwana sivwe sana. Hanyuma uzange kubikora hanyuma umunsi napfuye upostinga ifoto ngo yapfuye. Bibaho se? Bibaho. Utaba umuhamagaro n'amagariwe nivuga ubutumwa n'indirimbo zubaka imitima y'abantu, mfasha ubutumwa bwiza bugera kuri bose. Hanyuma nutabikora umunsi napfuye uzabyirorere, gahunda izabirangiye. Sirimo kubabwira ukuri. Twarakijijwe. Niba twarakijijwe rero dufite inshingano yo kuvuga ubutumwa. Rero mu gihe cy'ikoranabuhanga ubutumwa burabwirizwa mu buryo bugize gute butandukanye. Gira uruhare muri ubwo butumwa bwiza rero. So ni ingero nimo kugenda baha ariko ziri mu kuri. Mana ishimwe cyane. Ariko bitari ibyo ni wishekekera. Hari amakamba, hari ingororano z'abakozi. Abahinduriye benshi ku mukirano bazarabagira, bazakama inyenyeri. Amen. N'abanyabwenge, abanyabwenge twasanga ari abubaha Imana, ari abakiranutsi, ari abakunda Imana. Mana ishimwe cyane. Imana iguhagurutse kandi gukoreshe mu izina rya Yesu. Abantu bashize ubwoba, abantu bashize amanga yo gupfuga ibintu bibi, yo gukora ibintu bibi, byose byagiye kuri social media. Ariko twebwe abantu b'Imana ntabwo ari twebwe dukwiriye gusinzira ngo tubiyo, natwe dukoreshe social media tuvuga imbaraga z'Imana, tuvuga gukora kw'Imana, tuvuga ubutumwa bwiza, tuvuga imirimo Imana yakoze, tuvuga ibyiza Imana yacu ikora. Abandi baragendera mu ngero z'abantu batsinzwe, ariko dufite abantu b'Imana batsinze. Imana yakoresheje iby'ubutwari kugeza ku munota wa nyuma. Nimba umwe yaratsinzwe ntibivuze ko n'undi yatsinzwe. Hari abahagaze neza barinda kwizera kwabo. Tugendere ku bahagaze nabi se? Na n'uyu munsi hari bamwe bakihagaze nabi. Yewe Yesu azarinda agaruka bose batarabikora kimwe. Ariko kandi dufite intwarane, dufite intwari zo kwizera. Duhagarare kuri izo, duhamye Yesu ugira neza amanywa n'ijoro. Mana ishimwe cyane. Ari igihe kimwe muri iki gihugu bimwe mu ntambara cyaciyemo bikagira abanzi b'igihugu benshi bagakoresha social media n'ibindi.
dusanzwe tunaniwe na social media, kandi muri ibyo byose birimo kugaragaza imbaraga z'Imana n'intsinzi ya Kristo na n'uyu munsi gihari. Uruhare rwawe rurakenewe, uruhare rwanjye rurakenewe. Niba warakijijwe ni byiza, ariko kandi haguruka ukorera Imana mu buryo bw'ukuri. Namba 1, namba 2 niwe ukurikiyeho. Mureke twiyumvire uwa kabiri. asanganye imitima ya base n'iy'abana n'abatumvira Imana, azabayobora mu bwenge bw'abakiranutsi, ngo ategure ubwoko bw'abatunganirijwe umwami Imana. Zakariya abaza Marayika ati, isengesho n'ibyiyumviro by'umuntu wakananijwe n'ikigeragezo runaka, cy'umuntu watakaje ibyiringiro, cy'umuntu wagize te umuntu umeze icyo gashaka kumva amagambo Zakariya angakomeye cyane. Niyo shaka kugira ngo ndinge n'amarangamutima yacu amagambo hano tuwabwirwa amagambo akomeye cyane, tuwabwirwa ijambo ry'Imana risa naho rikomeye cyane, ariko si imitima yacu yacu imeze ite. Niyo shaka kugira ngo utunge umutima wa Zakariya n'ibitekerezo bya Zakariya n'uko Zakariya arabizi. Zakariya abaza Marayika ati, Zakariya abaza Marayika ati, ibyo nzabibwirwa n'iki? ibyo nzabibwirwa n'iki? Ko ndi umusaza n'umugore cyarangiye ni muzee. Marayika ni muzee kandi rero n'umugore wanjye ni mukecuru cyarangiye. Iyo uzayandika ingahe hariya yarakifite mu kumwe n'umusozi, ubu rero byararangiye. Haleluya. Ndumva rero nuko numva niyumvisha mu buryo busanzwe bwa karemano, nubwo ari karemano si Imana yashyizeho system, productive system, uburyo umuntu avukamo ukuntu yagenda n'iki byose. Iyo ishaka ajya guporonja umuntu akabyara akarinda amaso agapfa kibyara, akarinda amasaza kibyara, akajya muri 90 kibyara, akarinda apfa kibyara. Iyo Imana yishimiye iyo system yo kuvukamo, ariko iyi system yayikoze gutyo, ariko Imana ishyiraho system yo kubyuka kubyara. Haleluya. Niyo Imana ubugingo n'ubuti dukorera ibasha kongeraho kuzika gusanga muri za bukusa waracuze, ikongera ikakureba ukuri, ukongera warabyara mu gihe cyaheze. Urakaza neza mwene data, Imana ikumugisha mu itorero ry'abanyamategeko. Amen. Abantu warafunitse mu mutima, ariko iyo baza kujombamo icyuma biba byararangiye. Ibikomere byari kuva rimwe bikarangira. Tuvuga ngo Amen. Mumbabarire, nta kibazo, komeza ubyita kubyita, ariko reka mbabwire, nta gisebe kidakira. Nimba wafashijwe byandike muri komenti, nimba utanafashijwe nabyo byandike muri komenti, ariko nimba wafashijwe byandike muri komenti. Ese inyigisho abana ba pasiteri batanze cyangwa ubutumwa bavuze mwumvise ari ibihuha cyangwa ni ukuri? Ese koko abana ba pasiteri baravuga ukuri cyangwa bavuga ibinyoma? Ese abana ba pasiteri barabyigiye cyangwa ni ugushinga urusengero gutyo ukahita uba pasiteri? Nibyo rero tugiye kurebera hamwe. Ngira ngo niyo mpamvu nabaje gupureyinga zino video zabo mukabanza mukazumva, nubwo hari ibyo nagiye nirengagiza bike bike, ariko njye ndabivuga nk'uko nabibonye. Nk'uko nabibonye abana ba pasiteri bavuga ukuri, kandi gushinga urusengero kwabo bifite impamvu kandi bifite n'igisubizo cyabyo. Bivuze ngo abana ba pasiteri bafashe icyemezo cyo guhindura abantu, ndetse kugira ngo babahindure babe beza, bajye basenga Imana. Rero reka ngire bikeya mbabwira, cyangwa ngire bikenya ndibuze kwifashishamo hano nk'ibimenyetso bifatika. Ngira ngo habanze pasiteri wa mbere, hakurikiraho pasiteri wa kabiri, hakurikiraho pasiteri wa gatatu. Ese bano bose murabona ibyo bakora babizi cyangwa barapapira? Ndashaka ngo mubyandike muri komenti, bamwe abandi muze kutwandikira kuri email yacu nk'uko bisanzwe.